gura indyo yuzuye. Uwimana Claudine ni umubyeyi wo mu karere ka Burera mu murenge wa Rusarabuye. Claudine kimwe na Namategeko Frederic bavuga ko batumvaga ibyo gufata ifunguro ririho ibikomoka ku matungo cyane cyane indagara, ariko ngo nyuma yo guhabwa inyigisho n'umushinga worora wihaze bahinduye imyumvire, bityo binakuraho ikibazo cy'imirire mibi mu bana babo. Twaravuga ngo baziroba zireba, bakazikaranga zireba, bakazirya zireba, mbese ubwo bakazituma zinareba. Bitewe n'uko worora wihaze yaje ikaduhugura, katwigisha guteka neza, gutegura indyo yuzuye. Worora wihaze cyo tumare cyinshi na mahugurwa ukora bya kinyamwuga tukabikora neza. Mu gikorwa cyo kumurikira akarere ibikorwa byakozwe n'umushinga USAID Worora wihaze birimo amatsinda yo kwizigamira ndetse no korozanya. Mutuyimana Rachel ahagarariye amatsinda yo kwizigamira mu murenge wa Kinoni. Muri make ibyo Worora wihaze maze kutugezaho ni byinshi. Buri munyamuryango azi ko agomba kwizigamira agategura indyo yuzuye mu muryango wiwe, noneho bakabasha gutera imbere. Ku bworozi buri munyamuryango afite amaze kugira intama imwe, hari ufite inkoko, bitewe n'uburyo twagiye tubonamo amafaranga. Usibye ibikorwa byo kwizigamira ndetse no korozanya amatungo magufi, imiryango imwe n'imwe yo muri aka karere yagiye iganirizwa ku byiza byo gufata ifunguro ririho ibikomoka ku matungo. Ni igikorwa bafashwagamo n'abakangurambaga mu kurwanya imirire mibi bahunguwe n'uyu mushinga. Kinoni muriteguye? Twiteguye kwita ku bana no ku bagore batwite. Kugira ngo ugere ku rugo rw'umugabo n'umugore, umugabo amenyeye gusoma agacupa, amenyeye kugenda ku busanzira kumva ko we kurya ikiro cy'akabenzi, icyo kiro cy'inyama, kugira ngo umwumvishe ko agomba kugenda akavuga ati nima nsaguye 200 nsaguye 100, ugomba kugenda ukagurira indagara ukajanira umuryango abana bakarya. Mbese iramyumvire ibigoranye cyane, ariko gake gake ko twageragezaga kubageraho cyane, barahindutse rwose, abantu bazaga bavyumva cyane. Ku ruhande rw'umushinga USAID Worora wihaze, Margaret Mukawera umukozi w'uyu mushinga agaragaza ko imbarutso yo kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira muri aka karere ari igikoni cy'umudugudu. Nk'ibyo kurya bitekerwa mu gikoni cy'umudugudu, iyo ubwiye umwe tuzane icyo ufite, umwe akazana indagara, undi akazana ibishyimbo, undi akazana ibirayi, ni ibiturutse iwabo. Iyo baje bakabihuriza hamwe bakabiteka, bakabigaburira umwana, ubukurikiraho bakagaburira umwana, hari abana bakurira mu gikoni cy'umudugudu bagakiriramo neza neza, imirire mibi karangira. Iyo abonye rero umwana we yakiriye mu gikoni cy'umudugudu, bya bintu aragenda akabikora mu rugo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Burera, Mwanangu umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko iby'ingenzi uyu mushinga wabafashije ari uguhindura imyumvire y'abaturage, bakumva ko korora amatungo magufi ari iby'ingenzi kuri bo. Abaturage akenshi bari bazi ko umuntu akwiye korora inka, ariko kuba yakorora ingurube, kuba yakorora intama, ihene n'inkoko bitatuma yiteza imbere, ahindura imibereho. Ariko nyuma yo guhabwa amahugurwa n'abafasha myumvire bahuguwe n'umushinga Worora wihaze, abaturage bacu bagize uwo muco wo kurya ibikomoka ku matungo ndetse banagira n'umuco wo kuyorora. Muri rusange ibikorwa by'umushinga Worora wihaze muri aka karere ka Burera bisize abakorera bushake bagera kuri 314 bakorera mu mirenge yose igize aka karere ka Burera, bazakomeza gutanga umusanzu wabo mu bikorwa byo kurwanya igwingira n'imirire mibi igihe uyu mushinga uzaba usoje ibikorwa byawo mu mpera z'uyu mwaka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.